Isi igizwe n'ibinyabuzima byinshi bitandukanye ndetse n'inyamaswa. Gusa muri izo ngizo hari zibaye mu buryo butangaje cyangwa se mu buryo budasanzwe. Uyu munsi tujya kureba mu byinshi bitandukanye byerekeye umuserebanya cyangwa se lizard, bitewe no kwita aka kanyamaswa. Lizard cyangwa se umuserebanya. Ubusanzwe umuserebanya ni inyamaswa zikururuka kandi ntoya cyane ku isi ugereranyije n'izindi zikururuka. Izi nyamaswa zifite umutwe muto cyane ndetse n'umurizo wikaraga cyangwa se uhindura icyerekezo cyawo. Iki ni ikintu ugomba kumenya ku muserebanya, ni uko iri mu bwoko bw'ibikururuka bitandukanye harimo nk'inzoka za dinosaur cyangwa se ingona. Imiserebanya ifitanye isano rya hafi na Lyncocephalia. Iyi ngiyi ni inyamaswa ijya kumera nk'umuserebanya munini ho gato. Gusa inyamaswa ifite uduhembe tugufi cyane ndetse n'umutwe wawe ni muremure ukuntu ujya gusa n'imiserebanya minini, ariko ushobora kuyibona ukayitiranya n'umuserebanya munini cyangwa se imiserebanya muri rusange. Iyi nyamaswa ya Lyncocephalia ijya kumera nk'umuserebanya yagaragaye mu gihe cya Triassic mu myaka 240 ishize mu gihe cya geologiya. Imwe mu miserebanya igaragara cyane ku isi iri mu bwoko bwa Viviparous cyangwa imiserebanya isanzwe. Iyi miserebanya igaragara cyane muri Aziya ndetse ikunda kugaragara cyane mu majyaruguru y'isi kurusha ubundi bwoko bw'ibikururuka ku isi. Nanone kandi impamvu yitirirwa Viviparous bivuze ko ishobora gutera amagi cyangwa se ikabyara mu kororoka kwayo. Hashize imyaka 260 umuserebanya wa mbere ugaragaye ku isi. Imiserebanya igizwe n'amatsinda magari y'ibikururuka ririmo amoko arenga 700 atandukanye. Nanone kandi aya moko agaragara ku mugabane yose y'isi usibye umugabane wa Atlantika. Iki ni ikintu wamenya ku muserebanya cyane no kugira isuku cyane burya. Ushobora kwibaza ngo ni gute imiserebanya yororoka cyangwa se ni gute imiserebanya ikure kure ahantu hose. Imiserebanya myinshi yororoka binyuze mu gutera amagi bitewe n'ubwoko imiserebanya werezwamo. Nanone kandi ibari y'amagi zitera irasa kuri buri bwoko. Urugero ngaho twavugamo ni ku muserebanya Anolis. Imiserebanya Anolis yikaje mu mabara y'icyatsi cyangwa se mu ibara ry'icyatsi. Nanone kandi umuserebanya uri mu bwoko bwa Anolis iba ifite imirizo miremire cyangwa se n'amaguru maremare ugereranyije n'indi miserebanya muri rusange. Imiserebanya iri muri ubwoko bwa Anolis ikunze gutera igi rimwe. Naho ubundi bwoko bw'ubuhari ni ubwoko bwa Gecko. Gecko ni imiserebanya ikunze kuba ifite uruhu rworoshye cyane. Iyi miserebanya ikunze gutera igi hagati y'igi rimwe cyangwa abiri. Naho iri mu bwoko bwa Sphinx imiserebanya iri mu muryango wa Sphinxidae, kandi imiserebanya iri mu bwoko bwa Sphinx ibigore biba ari birebire kurusha ibigabo. None kandi zishobora gukura zikagera hagati ya santimetero 20 na 76. Imiserebanya iri mu bwoko bwa Sphinx ishobora gutera amagi 2 icyarimwe. Dragon Gecko. Dragon Gecko ni ubwoko bw'imiserebanya mito cyane ku isi. Imiserebanya kandi ni nayo ikunze kugaragara cyane ku isi, tubona kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu miserebanya ikunze kugera hagati ya milimetero 14 na 18 z'uburebure. Nanone kandi imiserebanya yo ikunze gukurira ku butaka cyangwa se kororokera ku butaka bwumutse. Ubu ni ubwoko butangaje bw'imiserebanya ku isi ni imiserebanya n'ubwoko bwa Komodo lizard. Ubu ni ubwoko butangaje bw'imiserebanya ku isi ni imiserebanya minini ibaho. Iyi ngiyi ntabwo ikunda kugaragara cyane ku isi, dore ko iyi miserebanya iri mu bwoko bwa Komodo itangaje rwose. Iyi miserebanya minini ku isi iri mu bwoko bwa Komodo ikunze kugira hagati ya 3 cyangwa se 2, ndetse zikunda kugira ibiro 7 cyangwa se munsi yabyo. Iyi miserebanya iri mu bwoko bwa Komodo igira ururimi rurerure dukoresha mu guhiga, ndetse kandi imiserebanya ikunda kugira amacanshwe afite ubumara bwica. Bimwe mu bintu biranga umuserebanya cyangwa se lizard, burya ngo umuserebanya afite amaguru 4 kandi ifite amatwi 2 ari hanze y'umubiri. Ikindi kandi imiserebanya ifite amaso 3 ishobora kurebesha. Hari mu bwoko bw'imiserebanya ifite amajosi mato cyane, ndetse hari izifite umurizo muremure ushobora kuvaho cyangwa se ugacika mu gihe izi nyamaswa ziri guhunga umwanzi. Bimwe mu bintu bitangaje biranga imiserebanya cyangwa se lizard, hari imwe mu miserebanya ishobora kuguhindura ibara ry'uruhu rwayo bitewe n'ahantu iherereye, ndetse nk'uko twavuze haruguru hari imiserebanya ishobora gutandukana n'umurizo wayo ntegire ikiba. Utu dusimba natwo tugira amaraso, ariko amaraso yatwo yo aba akonje. Nanone kandi imiserebanya ikunda kurya udukoko duto duto tuba ku isi nk'udusazi cyangwa se utundi dukoko duto dutandukanye. Ikindi kandi wamenya ku imiserebanya ni uko burya ngo umugwana amakuru hagati yazo zizunguza umutwe.
ikindi kintu gitangaje ku muserebanya ni uko ngo ushobora kuba imyaka 65. Ikindi kintu wamenya gitangaje ku muserebanya ni uko ufite ubushobozi bwo kugendera ku mazi cyangwa se zikamara umwanya munini ziri mu mazi. Nanone kandi burya ngo imiserebanya ifite ubushobozi bwo gusimbuka ahantu harehare, kandi akenshi izi nyamaswa zikunze kubaho hejuru y'imyaka 50. Ikindi kintu wamenya gitangaje kuri imiserebanya ni uko isigaye ku isi irenga 6,000. Ikindi wamenya ku miserebanya ni uko utunyabuzima dukunze kwibera mu mashami y'ibiti, munsi y'amabuye ndetse n'ahandi hantu hihishe. Gusa imwe mu miserebanya ishobora kubana n'abantu kandi n'igihe kinini batwara. Ushobora kwibaza ngo ese ubundi imiserebanya igira akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi? Burya niba ubona imiserebanya isa nkaho nta kimaze mu buzima bwacu bwa buri munsi uribeshya. Imwe mu miserebanya ku isi burya ngo urya udukoko duto dushobora kwangiza ibintu byinshi bitandukanye biba mu mazu yacu ndetse no mu busitani. Imwe mu miserebanya kandi yifashishwa mu bushakashatsi butandukanye bikorwa ku binyabuzima. Si ibyo gusa kuko imiserebanya ishobora guteza imbere ubukerarugendo muri rusange bitewe n'ukuntu igaragara cyangwa se n'amoko ibarizwamo. Wari kumwe nanjye Ishimwe kuri SKV, kuri subscribe tubashe kubana umunsi ku wundi.